Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndezera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugirana ikiganiro n'ikinyamakuru Jeune Afrique agaruka ku ngingo zitandukanye zirimo ibivugwa ku Rwanda, ku karere ndetse na Afurika ndetse no ku buzima bwe bwite. Muri icyo kiganiro cyabaye ku itariki 20 Mutarama i Kigali, Perezida Paul Kagame yasubije ibibazo birimo by'umubano w'u Rwanda na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, coup d'etat zimaze iminsi muri Afurika ndetse n'ibindi. Yavuze ku matora ya perezida ateganyijwe muri 2024 mu Rwanda n'ubutabera ndetse n'ibindi bitandukanye. Iki kiganiro cyashyizwe mu Kinyarwanda. Ati mwagize uruhare rukomeye cyane mu itegurwa ry'inama izahuza umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ati iteganyijwe ku itariki ya 14 kuri itariki ya 18 Gashyantare. Ati hitezwemo iki? Ati kuri ubu ari inama zimwe na zimwe ati zabaye nk'umuhango, ati kuri bamwe ati bakaza byo kwitabira, ati gusa kurusha ikizava muri iyo nama. Iyi nama rero ati yo tuyitezeho umusaruro ufatika. Ati mfite icyizere umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aturabizi, ati ndatekereza ko ari ngombwa gukorana ibintu cyangwa se gukora ibintu mu buryo butandukanye n'ubusanzwe. Ku ruhande rw'umuryango umwe bw'Uburayi naho ati nuko, ati turashimira uruhare rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Perezida w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Charles Michel ndetse na Perezida wa Komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi witwa Ursula von der Leyen, ati hamwe n'abandi banyaburayi. Ati bariteguye kugira ngo inama izazane impinduka nziza mu mubano usanzwe hagati ya Afurika n'Uburayi. Iyi migabane yombi ati sangiye amateka akomeye cyane, uburyo bwiza bwo kujya mbere, ati no kureba iby'umunsi n'ahazaza, ati n'umubano wubakiye ku bwubahane. Ati Uburayi bushobora kandi kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Afurika, ati gutyo ariko ni ngombwa ko bikorwa mu buryo budasanzwe. Ati mu bizaganirwaho hagaragaramo ibijyanye n'imiyoborere n'umutekano, mubibona gute? Ati ni ingenzi cyane, ati iyo miyoborere nimeze neza, ati biroroha kugenzura ibibazo by'umutekano, ati niyo bigeze ku mutekano muke bihita bigira ingaruka no ku miyoborere. Ati ibyo bibazo byombi rero tugomba kubikemurira icyarimwe. Ati turabibona hirya no hino muri Afurika, ati no ku isi ko ibyo bibazo ati byirundanyije, aribwo rero hinjira imitwe y'abahezanguni yaba ishingiye ku idini cyangwa se ku bwoko. Urugero nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati maze imyaka myinshi cyane yibasiwe n'umutekano muke, ati ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro ati zihamaze imyaka isaga 20, miliyari zisaga 35 z'amadolari ati zimaze gukoreshwa, ati ariko se byatanze we musaruro? Ntabwo twakomeza rero gutakaza amafaranga tudatekereza ku musaruro. Yaba Loni cyangwa se indi miryango mpuza turere, ati hakwiriye kujyaho uburyo bwo kugenzura ibikorwa nk'ibyo. Ati bamwe muri twe bazabigarukaho muri iyo nama. Ati tugarutse ku nkingo, benshi muri bagenzi bawe b'Abanyafurika ati bamaganye ukwikubira kw'inkingo ati gukorwa n'ibihugu bikize, ati namwe niko mubibona? Ati buri wese afite uburenganzira bwo gukoresha imvugo yumva ikwiriye. Ati kuri nge mpitamo kuvuga ko hariho ubusumbane mu by'inkingo, ntabwo rero inkingo zisaranganywa ati mu buryo bungana. Ati mu gihe mu bihugu bimwe na bimwe ati hari ububiko buhagije bushobora no gutuma bakingira abaturage bose, ati hari ibindi bitabufite. Ati hashize igihe ntacyo babona, ati kandi uburyo bwo gukemura icyo kibazo ni uguha ibyo bihugu uburyo bwo kwikorera izo nkingo. Ati hari igenzura ryakozwe vuba aha ngaha rikorwa n'ikigo gishinzwe ubuvuzi EU Africa CDC, ati ryerekanye ko 43% by'ababajijwe batekereza ko bari kugeragezwaho inkingo n'abanyaburayi. Ati byagenda gute ngo uwo mubare munini cyane w'Abanyafurika batuma ibyo kwikingiza ugabanuka? Ati cyo ni ikibazo dusanga mu bice bitandukanye by'isi, ati harimo na Afurika ndetse no mu Rwanda, ati kirahari, ati nubwo ari umubare muto, ati cyakora ikibazo gikomeye cyane gihari sabanga kwikingiza ahubwo ni uburyo bwo kubona inkingo. Ati duhanganye n'icyorezo twatangiye tudafitiye igisubizo, kubw'amahirwe haje kuboneka urukingo, ntabwo rero rukemura byose, atariko rurafasha mu guhangana n'icyorezo. Ati hazahoraho rero abantu batemera ibisubizo by'inzobere muri siyansi. Ati rero mu bwubahane bw'imyemerere ya buri muntu, ati dushobora kubiganiraho tukumvikana ko uburyo bumwe buzadufasha kuva muri iki kibazo ari urukingo. Uti imyaka 3 irashize muyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ese mwishimiye ishyirwa mu bikorwa ry'amavugurura mwagizemo uruhare? Ati hari ibintu bikomeye cyane tumaze kugeraho. Ati igitekerezo cy'uko buri gihugu gitanga umusaruro
umusanzu hashingiye ku kubungabunga ku bukungu bwacyo ati ku ngengo y'imari y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ati byatumye hashyirwaho ikigega cy'amahoro kimaze kugeramo hafi miliyoni zigera kuri 200 z'amadolari y'Amerika. Ati ibyo bizadufasha kuba twashakisha andi mikoro, ariko mbere na mbere twagombaga rero kubanza kwishakamo ubushobozi mbere yo kujya gushakisha ahandi. Ati twabashije rero kugabanya umubare wa za komisiyo n'inama imwe mu muryango, ati dutangiza isoko rusange rya Afurika, ati kandi ibihugu biri kuryinjiramo ku bwinshi kuko byumva akamaro karyo. Ati hari ibihugu bimwe bya Afurika byagaragaje kutishimira ko Israel iba igihugu cy'indorerezi mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ati mubitekerezaho iki? Ati buri gihugu gifite uburenganzira bwo kugira icyo kibivugaho. Ati hari ibihugu bidafite ikibazo ati kuri uko ati kuba indorerezi kwa Israel, ati ibindi ntibishyigikiye. Ati ngiye uko mbibona umwanzuro wafashwe na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat ati wari uwo ukurikije ibyo amabwiriza avuga. Ati cya kabiri Israel ifitanye umubano n'ibihugu gira kuri 46 bya Afurika, ati ku buryo kwiha kuba indorerezi nta kibazo biteje. Ati hanyuma rero umwanya ati wo kuba indorerezi uzatuma habasha kubaho ibiganiro. Ati ntabwo bivuze ko ibibazo byazamuwe na bimwe mu bihugu bidahari, ariko bizabafasha ati kuganirwaho ati n'impande zose bireba. Ati umwaka wa 2021 waranzwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi nko muri Mali, Guinea ndetse na Sudani, ndetse hari intambara muri Ethiopia. Ati inshuro nyinshi umuryango wa Afurika yunze ubumwe wagiye uruca ukarumira. Ati nko muri Ethiopia byashobokaga ko ari amakimbirane akumirwa, ariko amazi yararenze inkombe. Turifuza Ethiopia yunze ubumwe, twizeye ko ibiganiro byangombwa bizagera igihe bigerwaho. Ati ku kijyanye n'irikwa ry'ubutegetsi ntekereza ko biriya biba byatangiye mbere, ati kuko nko muri biriya bihugu ati hari ibibazo bimaze igihe bidakemurwa. Ati nko muri Sudani hari ibibazo ati kubwa Omar al-Bashir, ati birakomeza na nyuma y'inzibacyuho nk'uko Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda abigaruka. Ati ibibazo rero nka biriya biba bishoboka kwisubiramo. Ati uruhande rwose umuryango wa Afurika yunze ubumwe yaba ihagazemo, ati kuko ntabwo ariyo iyobora ibyo bihugu. Ati hari aho umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango mpuzamahanga yagira uruhare mu gufasha, ariko ati biza nyuma yuko ibihugu bwabyo byishatsemo ibisubizo. Ati ubushobozi buke ati bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nabwo ni izindi ntege nke, ntabwo twabihakana. Ati mubona mute igaruka ry'abasirikare mu ruhando rwa politike? Ati so gusubira inyuma kwa demokrasi, ati hari aho ahubwo ari ugusubira inyuma kw'imiyoborere. Ati ntabwo buri gihe ari ikosa ry'abasirikare, ati n'abasivili babifitemo uruhare. Ati ubundi inshingano z'abasirikare so gukora kariya akazi, ati ariko ntabwo twakwirengagiza ko abasivili nabo bajya bakora amakosa. Ati niba se hariho guverinoma y'abasivili ariko ibintu bikadogera abantu bagapfa, ibibazo bikarushaho rero kwiyongera. Ati hanyuma abayobozi bakifashisha abasirikare mu kwiba amatora. Ati ninde wanengwa mu gihe igisirikare gihiritse iyo guverinoma? Ati ntabwo numva ko twanenga gusa abasirikare, ati hanyuma tukareka abasivili babibafasha ngo bagume ku butegetsi. Ati ntekereza ko ugendeye kuri ubwo busesenguzi hari abavuga ko hari uguhirika ubutegetsi kuba gukenewe, ati no kuba kudakenewe. Ati hanyuma rero nubwo igisirikare cyabona ibisobanuro ku mpamvu cyahiritse ubutegetsi mu minsi ya mbere, ati n'abasivili bakabyishimira, ati haba hari hakiri ibibazo. Ati se ba basirikare bazabasha gushyiraho inzibacyuho izakemura ibibazo byatumye bahirika ubutegetsi? Ati nibyo dutegereje kureba muri Guinea ndetse no muri Mali. Ati mutekereza ko guhirika ubutegetsi bidashoboka mu gihugu cy'u Rwanda? Ati ntabwo mbizi, ati ariko reka misobanure mu bundi buryo. Ati mbere na mbere abanyarwanda nibo bavuga uko babitekereza, ati babishingiye kuko twavuye, ibyo twakoze niyo turi gukora. Ati ikindi ntabwo mbona ikintu cyatuma haba abasirikare cyangwa se abasirikare barakara, ati kugeza aho haba ihirikwa ry'ubutegetsi. Ati uburyo bwacu bw'imiyoborere mu mboni zanjye ati no kwita ku bibazo by'abaturage. Ntabwo rero mbona ibintu ati nshobora gukora cyangwa se inzego zishobora gukora byatuma ibintu bigeraho ngaho, ati aho haba kudeta. Ati kuba sosiyete y'Abarusiya Wagner iri muri Central Africa na Mozambique aho ingabo z'u Rwanda ziri ndetse no muri Mali, ati ni ikibazo gihangayikishije cyane Ubufaransa n'Uburayi. Ati bimaze iminsi bihangayikishije Ubufaransa na Mali. Ese namwe ntabwo mushyigikiye ko abo bantu baza muri Afurika cyangwa se n'uburenganzira bw'ibyo bihugu? Ati ibihugu bya Afurika nibyo bigomba guhitamo ikibibereye, ati hashingiye ku mahame mpuzamahanga twese tugenderaho. Ati numva ko rero hakwiriye kubaho uburyo ati biriya bihugu Ubufaransa n'Uburusiya byaganira bigakemura ikibazo.
ntabwo numva uburyo u Rwanda rwabyinjiramo. Ati ku ruhande rwacu duhitamo kuguma hanze ibibazo tudafite icyo twabikoraho. Ati guverinoma ya Mali ikwiriye kuganira n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango umwe w'uburayi ku kibazo cya Wagner muri icyo gihugu. Ati ingabo za Uganda ziri muri DRC. Ati hari imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, byaba biteye impungenge. Ati umutwe w'iterabwoba wa ADF ni ikibazo gikomeye, ati kitareba Uganda gusa, ati ni ikibazo gikora kuri DRC, ati natwe bikatugeraho ndetse n'akarere. Ati muri ADF harimo Abanya-Uganda, Abanyekongo, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyakenya n'Abanyatanzania. Ati vuba aha mu Rwanda twataye muri yombi abari muri uwo mutwe. Ati ntabwo ari abantu bari bafitanye isano neza na ADF, atariko hari aho bahuriye. Ati twaje kumenya ko bari barahawe inyigisho hifashishijwe amashusho bikozwe n'umuntu uri muri DRC n'umunya-Uganda. Ati twamenye ko bashakaga kugaba ibitero ku Rwanda. Ati bihimura ku bikorwa turimo muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Ati byo nibigaragaza ko ikibazo kireba akarere kose. Ati mu kugikemura hakenewe ubufatanye bw'akarere. Perezida Felix Tshisekedi yabamenyesheje mbere yuko izo ngabo zijyayo. Ati nta numwe twaganiriye yaba DRC cyangwa se igihugu cya Uganda. Ati ntiharashira ukwezi tubonye ibisobanuro. Ati mbere yuko izo ngabo zoherezwa twari mu biganiro guverinoma ya Congo. Ati dusanganywe imikoranire myiza. Ati kandi dufatanyije gushyigikira igisubizo ku bibazo duterwa n'imitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ibikorwa byo kurwanya ADF bikozwe mu buryo butari bwo bishobora gukongeza izindi mvururu. Ati hakenewe rero ibiganiro n'ubufatanye. Ati mu ntangiriro zo Gushyingo 21 muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo za Kongo zavuze ko zigabwaho ibitero n'abahoze muri M23 bari mu Rwanda. Ese kuba abo bahoze ari inyeshyamba bari ku butaka bwanyu ntabwo byongera umutekano muke? Ati ubwo M23 yasenyukaga bamwe mu bari bayigize baje mu Rwanda, abandi bajya muri Uganda. Ati mu gihe hari n'abagumye muri Congo. Ati kubaje mu Rwanda twaganiriye kenshi na guverinoma ya Joseph Kabila. Ati madukomeza n'iya Felix Tshisekedi ku buryo bataha. Ati twamenyesheje bagenzi bacu ko abo bantu bambuwe intwaro tukabashyira mu nkambi, kandi ko tugenzura ibikorwa byabo. Ati ni ikibazo kimaze igihe, twabasabye Abanyekongo kubajyana aho babashyira. Ati n'ibyabo. Ati Abanya-Uganda nabo basabye nk'ibyo. Ati kuko hariyo benshi cyane bahoze muri M23. Ati bamwe bari mu nkambi, ariko ari itsinda ryari riyobowe na Sultani Makenga. Ati riri ku mupaka wa DRC watu Rwanda na Uganda. Ati ku ruhande rwa Uganda ati bahamaze imyaka 2. Ati kandi bakomeje kugaba ibitero muri DRC. Ati twaganiriye n'abayobozi ba Kongo. Ati kandi hari itsinda rishinzwe ubugenzuzi ryagezaho byabereye. Ati kuvuga ko bafite aho bahuriye n'u Rwanda ntabwo ari byo. Ati kugeza ubu DRC niyo igomba gufata umwanzuro w'uko izakemura icyo kibazo. Ati bamwe mu nshuti z'izo nyeshyamba bari muri guverinoma i Kinshasa, abandi baba muri DRC. Ati na guverinoma ya Kongo irabizi ko abagize M23 bagomba kuba bari iwabo. Ati umuhungu wa Perezida Museveni Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi aherutse kuburira abatekereza ku kurwanya. Ati mwakira intumwa yihariye iturutse muri Uganda. Ati byaba ari intangiriro y'ubwiyunge hagati y'u Rwanda na Uganda. Ati buri mushoramari abakwiriye kugenzura akamenya neza umusaruro uva muri ibyo byose. Ati aho yashoye. Ati yego turi mu biganiro, ariko ntegereje kureba ko ari byo twashoramo. Ati kuri ubu nta musaruro ndabona. Ati kandi intumwa nakira ndabizibwira. Ati arabishimira amafoto bakumva byarangiye. Ati nge siko bimeze. Ati yego nishimiye ibyatangajwe n'umuhungu wa Perezida Museveni, ariko nizeye ko bizarenga harya. Ati hakavamo ibisubizo bya nyabyo. Ati nubwo hari ukwiyunga ntabwo murahura na mugenzi wanyu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ati ni ikibazo ni ikihe? Ati ku ruhande rwanjye nta kibazo. Ati kiri hagati yacu abashinzwe umutekano ku mpande zombi na minisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga. Ati barahuye kenshi. Ati minisitiri w'intebe wacu yitabira umuhango wo kwizihiza ubwigenge bw'u Burundi. Ati tuzahura mu gihe cya nyacyo. Ati urubanza rwa Felicien Kabuga ukekwaho ibyaha bya jenoside mu minsi mike ruzatangira irahe. Ati mutekereza ko ibihugu byafashije uwo mugabo kwihisha imyaka isaga 25 nabyo bikwiriye kubiryozwa? Ntabwo icyo kibazo ati kimpangayikishije. Ati ni ikibazo kimaze igihe kinini. Ati kuba gusa Kabuga ari mu maboko y'ubutabera ati birahagije. Ati hari benshi cyane babigizemo uruhare. Atariko ni ukureba ubutabera ati bugakora akazi kabwo uko bikwiriye. Ati mwaba mwaravanyeyo amaso ku birego bireba Agathe Habyarimana. Ati mukurikije umubano mwiza mufitanye n'Ubufaransa. Ati ntabwo nigeze nkurayo amaso. Ati ubutabera bugomba gukomeza gukora ibyabwo. Ati kuri iyo dosiye mu gihe tuvugurura umubano wacu n'Ubufaransa ntabwo
ntekereza ko kimwe kigomba kugira ingaruka ku kindi nubwo byuzuzanya. Uti hari abanyarwanda 8 barimo abahamijwe ibyaha bya jenoside bakiriwe muri Niger mu minsi ishize, ati biteza ibibazo, ati muhagaze kuri he dosiye. Ati ikinyoma cya mbere muri ibyo byose ni ukuvuga ko u Rwanda rwari rubizi ko aba bantu bagiye kujyanwa muri Niger, ati nta numwe wari wabitumenyesheje, ati twabimenye bamaze kugera i Niamey, ati none se niba byari ibintu bisanzwe, ati kuki babihishe. Ati ikibazo cya kabiri, nta buryo bwashyizweho ku buryo abo bantu bakwishora mu bibazo nk'ibyo bakoze mu myaka yatambutse, ati twagiye tubona ko bagenda batangira gukorana n'abajenosideri baharuriye ubundi bakajya mu bihugu bigamije rero guhindanya isura y'u Rwanda, ati none si byo ni ibintu bisanzwe, ati njye siko mbibona, ariko niyo si tugomba kubamo. Ati urubanza rwa Paul Rusesabagina wakatiwe igifungo cy'imyaka 25 umwaka ushize, ati rwaranenzwe mu Burayi na Amerika, ati bavuga ko rutaciye mu mucyo, ati mubona kurunenga, ati byaratewe n'iki. Ati no kubanza kwibaza impamvu ibyo bihugu byivanze muri icyo kibazo, ati ibyo uriya mugabo yakoze ntabwo mu Rwanda byemewe ndetse no muri ibyo bihugu bimuvugira. Ati muri ibyo bihugu byitwa ko byateye imbere muri demokarasi, abakoze ibyaha ati nka biriya bahanwa bihanukiriye bakicwa, ati cyangwa se bakamanikwa, ati akenshi nta n'urubanza rubayeho. Ati ibyo nibyo rero bihugu bivugira Rusesabagina kuri ubu, ati nta gitutu uko cyaba kingana gute, ati kizagira kuri icyo gihindura. Ati urubanza rwe rwabaye mu ruhame nta mahanga, ati byashobokaga ko abatunenga batabizi cyangwa se bahisemo rero kuyirengagiza, ati cyangwa se wenda iyo bigeze ku bibazo by'ahandi ati bahindura imvugo, ati nta nubwo wenda banenga uburyo urubanza rwagenze, icyo bashaka nuko Rusesabagina afungurwa, ati yabahamwa n'ibyaha cyangwa se bitamuhama. Ati amatora ataha perezida azaba muri 24, ati mujya mubitekerezaho, ati ni inshingano, ati niba nzaba nyarimo cyangwa se ntarimo, ati ni kimwe mu bigize akazi kanjye, si ukubitekereza uyu munsi gusa, ati ahubwo n'ejo. Ndifuza ko 2024 abanyarwanda bazabasha gukora amahitamo yabo batuje. Ati muziyamamaza, ati byashoboka ariko sindabimenya, ati gusa itegeko nshinga rirabinyemerera. Ati abakunda